Amahoro ya Kristo bana b'Imana, ni ka kanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana, turimo gusoma igitabo cy'abacamanza, tugeze ku mutwe wa karindwi, turasoma kuva ku mutwe wa karindwi kugeza ku mutwe wa cyenda. Gideyoni asigarana ingabo 300. Yerubehali ari we Gideyoni abyuka mu gitondo cya kare n'imbaga yose yari kumwe na we, maze baca ingando i Eyini Harodi, naho ingando ya Madiyani ikaba mu majyaruguru mu kibaya aherekera ku musozi wa More. Uhoraho abwira Gideyoni ati, imbaga muri kumwe ikabije ubwinshi bitatuma nkugabiza Madiyani. Hato Isiraheli itaziyitirira ikuzo ryanjye, ikavuga ngo narokowe n'ikiganza cyanjye. Kubera ibyo rero utangariza imbaga ibi ngibi. Ufite ubwoba n'uwumva adagadwa wese yisubirire iwe. Nuko Gideyoni arabigerageza, maze abantu 22,000 muri iyo mbaga bitahira iwabo, hasigara abantu 10,000. Uhoraho abwira Gideyoni ati, iyi mbaga iracyakabije ubwinshi. Bamanure bajye ku nkombe y'amazi, abe ariho mbageragereza. Bityo uwo nzakubwira nti uyu najyane nawe, uwo azajyana nawe. Naho buri muntu nzakubwira nti uyu ntajyane nawe, uwo ntimuzajyana. Nuko Gideyoni amanukana imbaga ku nkombe y'amazi, maze Uhoraho aramubwira ati, umuntu wese uza kurigata amazi n'ururimi nk'uko imbwa zibigenza, umushyire ukwe, naho abaza gupfukama kugira ngo bayayoreshe amashyi nabo bashyire ukwabo. Nuko umubare w'abarigase amazi n'ururimi ugera ku bantu 300, naho abasigaye bose bari bapfukamye kugira ngo begereze amazi ku munwa n'amashyi. Uhoraho abwira Gideyoni ati, abo bantu 300 barigase amazi nibo nzakoresha mbakiza, ni nabo kandi nzakoresha kugira ngo ngabize Madiyani ibiganza byawe. Imbaga nini isigaye buri muntu natahiwe. Abo uko ari 300 bafata ibibindi byarimo impamba y'imbaga, bafata n'amahembe yabo. Hanyuma Gideyoni asezerera abandi Bayisiraheli bose, basubira mu mahema yabo, agumana na ba bantu 300. Ubwo ingando ya Madiyani yari mu kibaya munsi y'iye. Ikimenyetso cyo gutsinda. Nuko muri iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati, haguruka umanuke ugana abanzi bawe, kuko nabakugabije. Ariko niba utinya kumanuka wenyine, jyana na Pura umugaragu wawe, werekeze ku ngando. Uzumva ibyo bahavugira, urushaho kugira ubutwari kandi ushobore gusakiza ingando. Nuko amanukana na Pura umugaragu we, bagera ku barinzi ba mbere b'ingando. Ubwo Madiyani, Amaleki hamwe n'abantu b'iburasirazuba bose bari banyanyagiye mu kibaya ari nk'inzige. Ntiwabashaga kubara ingamiya zabo, nazo zari nyinshi nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Ahageze, Gideyoni yumva umuntu warotoreraga mugenzi we inzozi ze, agira ati, narose mbona irobe ry'umutsima w'ingano za bushoki ritembagara mu ngando ya Madiyani, riraza ryisekura ku ihema, ririkoza hasi no hejuru kugeza ubwo riribiranduye. Mugenzi we amusubiza agira ati, si ikindi kandi kitari inkota ya Gideyoni mwene Yowasi w'Umuyisiraheli. Imana yamugabije Madiyani n'ingando yayo yose. Nuko Gideyoni amaze kumva irotorwa ry'izo nzozi n'igisobanuro cyazo, arapfukama ashimira Imana, maze agaruka ku ngando ya Isiraheli, arababwira ati, nimuhaguruke, kuko Uhoraho yabagabije ingando ya Madiyani. Ugutsindwa kwa Madiyani. Ba bantu uko ari 300, Gideyoni abacamo amatsinda 3. Buri muntu amuha ihembe n'ikibindi kirimo ubusa, muri buri kibindi hashinzemo ifumba y'umuriro. Nuko arababwira ati, muze kunyitegereza aho mba ndi, maze uko ndi bugenze namwe mugenze mutyo.
jye n'abo turi kumwe nituza kuvuza ihembe, namwe muhereko muvuza amahembe mu mpande zose z'ingando, maze mutere hejuru mugira muti kubw'Uhoraho no ku bwa Gideyoni. Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe na we bagera bugufi y'ingando ahagana mu gicuku, ubwo abanyezamu bari bamaze gusimburana. Baherako bavuza ihembe, bamenagura n'ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko ya matsinda uko ari 3 avuza ihembe, amenagura n'ibibindi. Mu kiganza cy'ibumoso bari bafashe ifumba y'umuriro, naho mu cy'iburyo bafashe amahembe bayavuza, maze bagatera hejuru bati kubw'Uhoraho no ku bwa Gideyoni. Igihe bagihagaze buri muntu mu mwanya we bakikije ingando, abo mu ngando bose uko bakabaye batangira kwiruka no guhunga, ariko bagenda bavuza induru. Nuko mu gihe ba bantu 300 bavuzaga amahembe yabo, Uhoraho atuma abari mu ngando basubiranamo, buri muntu agatera inkota mugenzi we, maze bose barahunga kugera i Betishita ku ruhande rwerekera i Saritani, no kugera ku nkombe ya Abeli Mehora bugufi ya Tabati. Nuko Abayisiraheli bose uko bahurujwe mu miryango ya Nefutali, Asheri na Manase bakurikira Abamadiyani. Gideyoni yohereza intumwa mu karere k'imisozi miremire yose ya Efurayimu kuvuga ziti, mumanuke bwangu mutangire Abamadiyani, mubatange ku mariba y'amazi kugera i Betibara ndetse no kuri Yorodani. Abantu bose b'i Efurayimu barahuruzwa, maze babatanga ku mariba y'amazi kugera i Betibara ndetse no kuri Yorodani. Bafata mpiri abatware 2 b'Abamadiyani, Orebu na Zehebu. Orebu bamwicira ku rutare rwa Orebu, naho Zehebu bamwicira ku rwengero rwa Zehebu. Hanyuma bakomeza kubakurikirana ahagana Madiyani, maze bazanira Gideyoni umutwe wa Orebu n'uwa Zehebu hakurya ya Yorodani. Uburakari bw'Abefurayimu. Abefurayimu babaza Gideyoni bati, niki cyaguteye kutaduhuruza ugiye gutera Madiyani? Nuko baramutonganya cyane. Gideyoni arabasubiza ati, nakoze iki se cyagereranywa n'ibyanyu? Ntimuzi ko uduhumbano tw'imizabibu ya Efurayimu dusumbye kure umusaruro wa Abiyezeri? Imana se simwe yagabije Orebu na Zehebu abatware ba Madiyani? Naba narakoze iki se cyagereranywa n'ibyanyu? Amaze kubabwira ayo magambo, uburakari bari bamufitiye buracogora. Gideyoni mu burasirazuba bwa Yorodani. Nuko Gideyoni n'abantu 300 bari kumwe na we bagera kuri Yorodani maze barambuka. Nubwo bari baguye agacuho, bakomeza gukurikirana Abamadiyani. Ageze i Sukoti abwira abantu baho ati, ndabinginze ngo mumpere abantu turi kumwe utugati, kuko bishwe n'inzara, kandi nkaba ngikurikiranye Zebahi na Salimuna, abami ba Madiyani. Ariko abatware ba Sukoti baramusubiza bati, mbese Zehabi na Salimuna wabigaruriye ngo noneho tubone kugaburira ingabo zawe? Gideyoni niko kubasubiza ati, Uhoraho namara kwegurira Zebahi na Salimuna mu biganza byanjye, mwebwe nzabakubitisha amahwa n'imifatangwe byo mu butayu. Avuye aho azamuka agana i Penuweli, nabo ababwira nk'uko yabwiye aba mbere, maze abantu b'i Penuweli nabo bamusubiza nk'ab'i Sukoti. Nuko Gideyoni asubiza abantu b'i Penuweli ati, nindamuka ngarutse amahoro, nzasenya uyu munara wanyu. Zebahi na Salimuna bari muri Karikori n'ingabo zabo zigera ku bantu 15,000, aribo bacitse ku icumu mu ngabo z'iburasirazuba. Ni koko kandi mu ngabo zabo hari hapfuyemo abantu 120,000. Gideyoni azamuka akurikiye inzira igana ku butayu mu mahema iburasirazuba bwa Novahi na Yogiboha, nuko atsinda abari basigaye, kandi bo bibwiraga ko bihagazeho. Zebahi na Salimuna barahunga,
Ariko Gideyoni arabakurikirana, afata mpiri abo bami bombi ba Madiyani, Zebahi na Salimuna, maze aca igikuba mu ngabo zose. Gideyoni mwene Yowasi atabarutse anyura ku musozi wa Heresi. Agwa gituma umusore w'i Sukoti amubaza abatware n'abakuru b'imiryango babo, nuko uwo musore arabamwandikira bose uko ari 77. Hanyuma Gideyoni asanga abantu b'i Sukoti, maze arababwira ati, nimurebe Zebahi na Salimuna mwanciragaho umugani muvuga muti, mbese Zebahi na Salimuna wabigaruriye ngo noneho tubone kugaburira ingabo zawe zishonje? Aherako afata abatware b'umugi, afata n'amahwa n'imifatangwe byo mu butayu, abikubitisha abantu b'i Sukoti. Amenagura umunara w'i Penuweli, arimbura n'abantu bose b'uwo mugi. Hanyuma abaza Zebahi na Salimuna ati, abantu mwiciye ku musozi wa Taboru bari bameze bate? Baramusubiza bati, bari bameze nkawe. Buri muntu wasangaga asa n'umwana w'umwami. Arababwira ati, bari abavandimwe banjye, bene mama. None ndahiye ubuzima bw'Uhoraho ko iyo mubareka bakabaho, nanjye sinari kubica. Niko kubwira Yeteri umuhungu we w'imfura ati, haguruka maze ubice. Ariko uwo musore atinya gukura inkota, agira ubwoba ko yari akiri muto. Nuko Zebahi na Salimuna baravuga bati, haguruka utwiyicire wowe ubwawe, kuko buri muntu akora uko imbaraga ze zingana. Gideyoni arahaguruka, yica Zebahi na Salimuna, hanyuma afata imitako yari mu majosi y'ingamiya zabo. Iminsi ya nyuma ya Gideyoni. Abayisiraheli babwira Gideyoni bati, utubere umutware wowe ubwawe, hanyuma umuhungu wawe nyuma nawe azazungurwe n'umuhungu we, kuko waturokoye ikiganza cya Madiyani. Gideyoni arabasubiza ati, ari jye ari n'umuhungu wanjye, ntawe uzababera umutware, Uhoraho nababera umutware. Gideyoni yongera kubabwira ati, nagira ngo ngire icyo mbabaza. Buri muntu nampereza impeta avanye mu muryango we. Kandi koko abo bari batsinze bari bambaye impeta za zahabu, kuko bari Abayisimayeli. Baramusubiza bati, rwose tugiye kuziguha. Nuko basasa igishura, maze buri muntu akajugunyaho impeta akuye mu munyago we. Izo mpeta za zahabu Gideyoni yari yabasabye zigira uburemere bugera ku masikeli 700 ya zahabu, utabariyemo imitako, amaherena yo ku matwi, n'imyenda y'imihemba yambarwaga n'abami b'i Madiyani, utabariyemo kandi n'imitako yo mu majosi y'ingamiya zabo. Gideyoni azikoramo ishusho y'ikigirwamana, arishyira mu mugi we iyo fura. Isiraheli yose ikaza kuramya iryo shusho, nuko ribera umutego Gideyoni n'inzu ye. Madiyani itsindwa ityo n'Abayisiraheli, ntiyongera no kubyutsa umutwe. Nuko igihugu kimara imyaka 40 mu mutuzo, mu gihe cyose Gideyoni yari akiriho. Yerubehali mwene Yowasi aragenda yigumira iwe. Gideyoni yagize abahungu 70 bamukomokaho, kuko yari atunze abagore benshi cyane. Naho inshoreke ye yari Sikemu, nayo yamubyariye umwana w'umuhungu, amwita Abimeleki. Gideyoni mwene Yowasi apfa yisaziye neza, maze bamuhamba mu mva ya Yowasi, iyo fura ya Abiyezeri. Ariko Gideyoni amaze gupfa, Abayisiraheli bongera kuramya za Behali, bemera Behali Beriti nk'imana yabo. Abayisiraheli ntibari bakibuka Uhoraho Imana yabo, wari warabarokoye abanzi babo bose babakikije, kandi birengagiza inzu ya Yerubabeli Gideyoni, nyuma y'ibyiza byose yari yarakoreye Isiraheli. Abimeleki aba umwami w'i Sikemu. Abimeleki mwene Yerubehali ajya i Sikemu kureba bene nyina, kugira ngo avugane nabo, ndetse n'umuryango wose w'inzu ya se n'iya nyina, maze arababwira ati, mubwire mutya abantu b'i Sikemu, icyababera cyiza ni ikihe? Gutegekwa n'abantu 70
abahungu bose ba Yerubehali, cyangwa se gutegekwa n'umuntu umwe gusa? Mwibuke neza ko ndi uwo mu magufa yanyu n'umubiri wanyu. Nuko bene nyina basubirira abantu b'i Sikemu bose muri aya magambo ya Abimeleki, maze umutima wabo werekera kuri Abimeleki, kuko bibwiraga bati ni umuvandimwe wacu. Baherako bamuha amasikeli 70 y'imiringa bakuye mu ngoro ya Behali Beriti, ari nayo Abimeleki yaguzemo abantu b'imburamukoro n'ibyihebe bamuherekezaga. Nuko asubira mu nzu ya se iyo fura, maze yica abavandimwe be bene Yerubehali, abicira icyarimwe ari 70. Harokotse Yotamu mwene Yerubehali w'umuhererezi wenyine, kuko yari yihishe. Abanyacyubahiro b'i Sikemu n'ab'i Betimilo bose barakorana bajya i Sikemu munsi y'igiti cy'umushishi, iruhande rw'ibuye rishinze bukingi ryari rihari, maze bimika Abimeleki aba umwami. Umugani wa Yotamu. Nuko bamenyesha Yotamu ibyabaye, aherako ajya mu mpinga y'umusozi wa Garizimu, arangurura ijwi maze arababwira ati, nimunyumve bantu b'i Sikemu, namwe kandi Imana ibumve. Umunsi umwe ibiti byafashe inzira bijya kwimika uzabibera umwami. Bibwira igiti cy'umuzeti biti, tubera umwami. Umuzeti urasubiza uti, ndeke gutanga amavuta yanjye ahesha icyubahiro Imana n'abantu, ngo ngiye kwinaniza ntegeka ibindi biti? Ibiti bibwira umutini biti, ngwino utubere umwami. Umutini urasubiza uti, ndeke gutanga uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza, ngo ngiye kwinaniza ntegeka ibindi biti? Noneho ibiti bibwira umuzabibu biti, ngwino utubere umwami. Umuzabibu urasubiza uti, ndeke gutanga divayi yanjye ishimisha Imana n'abantu, ngo ngiye kwinaniza ntegeka ibindi biti? Nuko ibiti byose bibwira igihuru cy'amahwa biti, ngwino utubere umwami. Ariko igihuru cy'amahwa kirababwira kiti, niba koko munyimitse mubishaka kugira ngo mbabere umwami, nimuze mwugame mu gicucu cyanjye. Ariko niba bitabaye ibyo, umuriro uzasohoka mu gihuru cy'amahwa, maze utsembe amasederi yose ya Libani. Yotamu akomeza agira ati, mwebwe se ubwo mwimikaga Abimeleki nk'umwami, mwabikoranye umurava n'umutima utaryarya? Ese mwabikoze muzirikana Yerubehali n'inzu ye yose, mutibagiwe ineza mukesha ibyo yabakoreye? Koko rero data yarabarwaniriye, ahara amagara ye, maze abarokora ikiganza cya Madiyani. None dore uyu munsi mwahagurukiye inzu ya data, mwishe abahungu be, mwicira icyarimwe abantu 70, maze mwimika Abimeleki umuhungu w'umugore w'inshoreke, ngo abere umwami abanyacyubahiro b'i Sikemu, kuko ari umuvandimwe wanyu. Niba rero ibyo byose mwabikoranye umurava n'umutima utaryarya, mubigirira Yerubehali n'inzu ye yose, Abimeleki nabatere gusendera ibyishimo, namwe mumusenderezemo. Niba kandi bitabaye ibyo, umuriro uzasohoka muri Abimeleki, maze utsembeho abanyacyubahiro b'i Sikemu na Betimilo. Umuriro usohoke kandi mu banyacyubahiro b'i Sikemu na Betimilo, maze utwike Abimeleki. Sikemu igomera Abimeleki. Nuko Yotamu arahunga ajya i Beyali, arahatura, kuko hari kure ya Abimeleki umuvandimwe we. Abimeleki ategeka Isiraheli mu gihe cy'imyaka 3. Hanyuma Imana itera umwuka mubi muri Abimeleki n'abatware b'i Sikemu, maze abatware b'i Sikemu bagomera Abimeleki. Ibyo byabereye kugira ngo Abimeleki ananirwe ubugome bwe, kuko yishe akamena amaraso y'abahungu 70 ba Yerubehali, abavandimwe be, no kugira ngo abatware b'i Sikemu bahanirwe ko bamwoheje kwica abavandimwe be. Abatware b'i Sikemu bashaka gukoshesha Abimeleki, niko kugaba udutsiko tw'abantu mu mpinga z'imisozi, bacuza buri wese wahanyuraga. Nuko Abimeleki aza kubimenya. Ubwo rero Gihari mwene Ebedi agera i Sikemu ari kumwe n'abavandimwe be, maze abatware b'i Sikemu baramwizera.
Baherako barasohoka bajya mu mizabibu yabo basarura imbuto maze benga amayoga, hanyuma bategura iminsi mikuru. Bajya mu ngoro y'Imana yabo, bararya kandi baranywa, maze bavuma Abimeleki. Gahari arababaza ati mbese Abimeleki yaba ari muntu ki kuri Sikemu kugira ngo adutegeke? Ahubwo mwene Yerubehali na Zebuli icyegera cye si bo bakwiye gutegekwa n'abantu ba Hamori umukuru wa Sikemu? Ni kuki se ari twe twamugaragira? Uwampa gutegeka iki gihugu ngo urebe ukuntu nakwikiza Abimeleki, namubwira nti ongera ingabo zawe maze uze turwane. Zebuli umutegeka w'umugi yumva aya magambo ya Gahari mwene Ebedi, nuko ararakara. Yohereza rwihishwa intumwa kuri Abimeleki kumubwira ziti dore Gahari mwene Ebedi n'abavandimwe be bari Sikemu bariho baroshya umugi kukugomera. None rero haguruka iri joro n'abantu muri kumwe maze mwihishe mu gasozi. Hanyuma nibucya izuba rikimara kurasa uzaze maze utere umugi. Igihe Gahari n'abantu bari kumwe nawe bazasohoka baje kukurwanya, uzabagenera ikibakwiye. Nuko Abimeleki n'abari kumwe nawe bose babyuka mu gicuku, bicamo amatsinda 4 maze bihisha bugufi ya Sikemu. Gahari mwene Ebedi arasohoka ahagarara ku irembo ry'umugi. Ako kanya Abimeleki n'ingabo ze bahita bava mu bwihisho. Gahari abonye icyo gice cy'abantu abwira Zebuli ati dore igice cy'abantu bamanuka mu mpinga z'imisozi. Ariko Zebuli aramusubiza ati biriya ni ibicucu by'imisozi wita abantu. Gahari arongera ati dore abantu bamanuka mu ibanga ry'umusozi n'abandi baje baturuka ku giti cy'umushishi w'abapfumu. Zebuli aramusubiza ati ka karimi kawe se kagannye he? Si wowe wahoze uvuga ngo mbese Abimeleki yaba ari muntu ki kuri Sikemu kugira ngo adutegeke? Sohoka noneho maze umurwanye. Gahari asohoka arangaje imbere y'abantu b'i Sikemu arwana na Abimeleki. Gahari arahunga, Abimeleki aramukurikirana, maze hagwa abantu benshi kugera ku irembo ry'umugi. Hanyuma Abimeleki atura Aruma, naho Zebuli yirukana Gahari n'abavandimwe be kugira ngo bataguma i Sikemu. Sikemu isenywa. Bukeye abatuye mu mugi basohoka bajya mu misozi, maze babimenyesha Abimeleki. Nuko Abimeleki afata ingabo ze azicamo amatsinda 3 bajya kwihisha ku gasozi. Ngarabuka abaturage basohotse mu mugi abagwa gitumo arabica. Ubwo Abimeleki n'itsinda ryari kumwe nawe baraza bigarurira amarembo y'umugi, naho amatsinda 2 asigaye atera abari mu gasozi maze barabica bose. Abimeleki arwana umunsi wose n'abantu b'uwo mugi, hanyuma arawigarurira yica abaturage bawo bose, umugi awunyanyagizamo umunyu. Abatware b'imigidari Sikemu babyumvise bateranira mu buvumo bwari munsi y'ingoro ya Eliberiti. Abimeleki aza kumenya ko abatware b'imigidari Sikemu bahakoraniye. Nuko Abimeleki n'ingabo ze barazamuka bajya ku musozi wa Salimoni. Abimeleki niko gufata ishoka ayitemesha ishami ry'igiti, arariterura arishyira ku rutugu rwe, maze abwira ingabo ze ati ibyo mubonye nkoze namwe mwihutire kubikora. Buri muntu mu bo bari kumwe nawe atema ishami, nuko bakurikira Abimeleki. Hanyuma ya mashami bayarunda kuri bwa buvumo, barayakongeza, maze ubuvumo burakongoka n'abari baburimo bose. Abaturage b'imigidari Sikemu nabo baricwa, bapfa ari abagabo n'abagore bagera ku 1,000. Urupfu rwa Abimeleki. Nuko Abimeleki arahaguruka aherekeza i Tebesi, arayigota kandi arayigarurira. Muri uwo mugi hakaba umunara uzitiye, aho abantu bose abagabo n'abagore ndetse n'abakuru b'umugi bari bahungiye. Bamaze gufunga inzugi
barazamuka bajya ahitaruye ku gisenge cy'umunara. Abimeleki aza gutera umunara, arawusatira kugera ku rugi kugira ngo awutwike. Nuko umugore amutera ingasire mu mutwe, maze amumena agahanga. Ako kanya Abimeleki ahamagara uwamutwaje intwaro, aramubwira ati kura inkota yawe maze unsonge, hato bataza kunyega bavuga ngo yishwe n'umugore. Nuko umutwaje inkota aramusogota arapfa. Abayisiraheli babonye ko Abimeleki apfuye, baragenda buri muntu asubira iwe. Nguko uko Imana yahannye Abimeleki kubera ibibi byose yakoreye se, yica abavandimwe be 70 n'abantu b'i Sikemu. Imana yarabahannye kubera ubugome bwabo. Nuko imivumo ya Yotamu mwene Yerubehali yabavumye irangira ityo. Nimwakire ijambo ry'Imana.